Yes, reka nongere ngusuze nkwifurize ibihe byiza. Nizere ko ibyo uri gukora byose biri kukugendekera neza, imirimo itandukanye ugenda ukora iguhira kandi ikagenda neza. Nitwa David, nitwa Zanda cyangwa se n'ujanite nigera yose n'amazina yanjye iri kubangukira abajya umpamagara. Hanyuma tugarutse kuri The Tom Show. Abantu bose bakanze subscribe, reka mbashimire mbabwire ngo murabumugisha kuri twebwe kubana natwe ni ibintu bidasanzwe ariko by'umwihariko reka mbanze nsuhuze abafana b'ikipe ya Arsenal ku munsi wo ku cyumweru mu ijoro rwose ryashize mu masaha make cyane ashize. Ikipe ya Man City yari bahejeje umwuka, yari bakuyemo umwuka kabisa mu bifatika, ariko nta kundi byagenda, niko gufana bimera. Mujye mufata umutima, hanyuma nimushaka gufana ubwo ariko mugomba gufana ikipe ya Arsenal Clement, mugomba gufana ikipe ya Arsenal ko ni ikipe ikomeye, of course ni ikipe ikomeye. Ariko reka twivire mu bintu bya Arsenal kubera ko ntabwo ari byo tugiye kuganiraho, nta nubwo aribyo nshaka uyu munsi tugarukaho, ahubwo nshaka ko tuza kuganira ku myidagaduro, dore ko ariyo tuzajya tugarukaho kenshi hano kuri The Tom Show. Reka nkwikaze, ajya bandaje mu kanya twite twinjira n'amakuru yacu y'imyidagaduro agiye atandukanye. Of course mwaye ikaze rero mu makuru yacu, nkuko nayo maze kubikubwira, nge nitwa Zanda cyangwa se nitwa na David, niyo se na amazina yanjye ushobora kumpamagara kugira ngo tujye tubana mu myidagaduro umunsi ku munsi cyangwa se umunsi ku wundi. Hanyuma reka tujye twinjira mu makuru y'imyidagaduro atandukanye, by'umwihariko arimo aravugwa hano mu Rwanda, ariko ntago ndaza mu Rwanda gusa, ndaza no kunyarukira hanze y'u Rwanda naho mubwire ngo ni ibiki birimo biravugwayo. Amakuru y'abari menshi, ngira ngo mumaze kwimenyera ko imyidagaduro ni kimwe mu bintu biza kenshi mu matwi y'abantu kubera ko amakuru ahora ari menshi cyane. Reka mbere kuri inkuru ivuga yuko urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwasubitse urubanza rwa Nigaba Clement uzwi nka DC Clement ku mbuga nkoranyambaga, akaba ari n'umunyamakuru ngo akaba yari n'umunyamakuru wa Isibo Radio. Rukaba rero rwasubitswe nyuma yo kugaragaza imbogamizi z'uko nta mwunganizi yari afite. Urubanza rukaba rwimuriwe tariki ya 27 uku kwezi kwa kane 2026, ngira ngo ubwo nibwo azaba aburana. Urubanza rwa DC Clement ndetse n'ibyo aregwa byose ni bimwe mu bikomeje kugenda bigarukwaho ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko ariko kubera ko yari afite nabyita ko yari afite izina rikomeye, of course, ariko ni umuntu munini mu myidagaduro y'u Rwanda, ni umunyamakuru nakita kakomeye mu myidagaduro y'u Rwanda rwose. Ntabwo ibyo ngibyo twabirebera izuba cyangwa se ngo tubirenge gutyo gusa, ni umuntu wari ufite izina rikomeye cyane. Hanyuma nanone rero n'ubundi nkiri mu bijyanye n'imanza mu nkiko n'ibindi nk'ibyo, reka nkubwire ko n'ubundi kuri uyu wa mbere tariki ya 20 Mata 2026 ubushinjacyaha bwasabye urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge guhamya DJ Toxic ibyaha bamukurikiranyeho, aganishwa igifungo cy'imyaka 2 n'ihazabu ya miliyoni 1. Umwanzuro w'uru rubanza rero ukaba uzasomwa tariki ya 4 Gicurasi, ubwo ni mu kwezi kwa 5 2026. DJ Toxic akurikiranyweho ibyaha birimo ubwicanyi budaturutse ku bushake no gukoresha ibiyobyabwenge. Ngira ngo nabyo nibyo twagiye tugarukaho kenshi cyane, ndetse ushobora no kudusura ku mbuga nkoranyambaga zacu, abagiye amakuru nk'ayo ngayo ushobora kuzaho ukagenda ugasoma amakuru agiye atandukanye, cyane yuko twebwe ntabwo tukubwira amakuru gusa, ahubwo turagenda tukanacukumbura. Gusa uyu munsi dushaka kuguhereza update kubera ko na update ziba zigiye zitandukanye, ziragenda zivugwa mu buryo bugiye butandukanye, ariko natwe tukazigarukaho muri rusange. Hanyuma nanone reka nirukanke nerekeze kuwitwa Semuhungu. Uyu nguyu akurikiranyweho ibyaha bitandukanye, ariko muri dosiye rero hagaragayemo umwana cyangwa se umuhungu baryamanye inshuro zirenga 15. Reka ngaruke kuri dosiye y'uwitwa Semuhungu. Uyu nguyu Semuhungu akaba akurikiranyweho ibyaha birimo icyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa se urusobe rwa mudasobwa, ndetse n'icyo gusebanya. Ibyo ngibyo akaba ari ibyaha akurikiranyweho. Ariko kandi umusore wa mbere wareze Semuhungu afite imyaka 22 y'amavuko, mu gihe undi afite imyaka 20. Aba basore bombi bamushinjije ko mu bihe bitandukanye bagiye baryamana abanje kubasindisha. Umusore wa mbere rero reka bari we ngarukaho mu kanya, ngaruke no ku musore wa kabiri. Umusore wa mbere ufite imyaka 20 y'amavuko hamya ko yatangiye gukora imibonano mpuzabitsina
na Eric Semuhungu muri 2025 mu kwezi k'Ugushyingo, mu gihe undi umushinja we avuga ko baryamanye inshuro zitari munsi ya 15, ndetse avuga ko bwa nyuma baryamanye arahamya yuko byari hagati ya Mutarama na Gashyantare uyu mwaka 2026. ubwo bamubazaga cyangwa se mwibazwa rye, witwa Eric Semuhungu yakanye byo gusindisha abo baryamanaga, yemezaga ko banywaga inzoga ku bushake ndetse n'ibyo babikoraga babishaka kandi babyumvikanye. Ku rundi ruhande ariko nanone Semuhungu we akaba yahamije yuko gusambana yego barabikoze ariko nabo barabimukoreraga, nyine baramusambanyaga nk'uko nabo yabibakoreraga cyangwa se nk'uko basambanaga. Akaba avuga yuko nta gahato kigeze kabamo. Ariko nanone rero kandi ku rundi ruhande Eric Semuhungu akana ibyo gusangiza abantu amashusho y'urukozasoni, cyane ko ari icyaha gikomeye akurikiranyweho nacyo, kuko atazi urubuga ngo rwitwa The Perfect Boys rugaragaramo amashusho 21 y'urukozasoni, ndetse atazwi uwari umushyizemo akanamugira admin. Yongeyeho ko nta mafoto cyangwa amashusho y'urukozasoni yigeze asangiza abamukurikiye cyangwa se abahuriye kuri urwo rubuga. Umwe mu bareze Semuhungu yagaragaje ko uyu yakundaga kumutera ubwoba amubwira ko nadasubira kumureba ngo bongere basambane azabibwira umubyeyi we. Icyo ngicyo nyango nicyo gukangisha cyangwa se gutera ubwoba nacyo akurikiranyweho. Ubwo nicyo ngicyo cyo kuba nyina yamukangishaga ayo mashusho y'urukozasoni, avuga ati nutaza ngo tubikore, nutaza ngo twongere turyamane, nzabibwira ababyeyi bawe, nzabwira umubyeyi wawe ko uje ubibeta gutyo ukaza tukaryamana. Eric Semuhungu urumva kuba nyine yari kubasebya ariko n'uwo mwana waba bari basanzwe bafata nk'umwana wo mu rugo, urumva byari kuba ari ibindi nuko nkuko bimeze. Hanyuma rero kanerekeze muri Afrika muri rusange, witwa Davido uyu we ntago yifuza ko abana be bajya mu muziki, reka nta nubwo bikozwa, abashishikariza gukorera mu bigo bya se. Hanyuma rero umuhanzi w'icyamamare muri Afrika Davido niwe wabitangaje rero, atangaza yuko atifuza ko abana be bazakurikira inzira y'imyidagaduro, ahubwo ko abona ari byiza ko bazakorera mu bigo by'ubucuruzi bya se. Uwitwa Deji Adeleke uyu akaba ari n'umwe mu bakire ba mbere muri Nigeria, afite ibigo bikomeye cyane kabisa bya business. Hanyuma kandi bigarutseho mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru kizwi cyane cyo muri Amerika cyitwa The Breakfast Club, aho yasobanuye ko ubuzima bwo mu myidagaduro bugoye kandi ko burimo inzira ndende itoroshye, bityo ko atifuza ko abana be banyura mu bibazo nk'ibyo yagiye anyuramo. Ndetse ntabwo ari wa mbere ko abantu benshi bakomeza kugenda bagaruka ku buzima bw'imyidagaduro basa nkaho atari ubuzima bishimira kubamo, ariko iyo uhitamo ukakubangamira ukubamo, ariko ukabamo nabi ariko ukabubamo. Hanyuma Davido yavuze ko mbere yuko atsinda mu muziki se atigeze amushyigikira muri uru rugendo. Ibi navuga ko byigeze kumuca intege no kumwima ibyishimo. Yaragize ati data ntiyashakaga ko njya mu myidagaduro kandi byarambabazaga cyane kugeza igihe abonye ko mbishyize mu mutima ntazabireka. Hanyuma urumva rero ntabwo ari Davido gusa uvuze ko ubuzima bw'ubwamamare bumugora cyangwa se atabwishimiye, ari nayo mpamvu adashobora kubwifuriza umwana we, of course, kuko bari ubuzima bwiza yakabaye ariko n'ubundi abana be bakagira guti bakabubamo cyangwa se nabo bakazaba mu buzima bw'imyidagaduro, ariko yavuze ati reka ntago yabubamo. Hanyuma kandi nsoza ngira ngo ngana ku musozo, reka nerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umuhanzi bita David, uyu nguyu ngira ngo muramenyereye cyane, ni icyamamare cyara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatawe muri yombi akekaho kwica umukobwa w'imyaka 14. Uyu ni David bandika D4V VD, ubwo ni David. Hanyuma akaba yatawe rero muri yombi akekwaho kwica umukobwa w'imyaka 14. Umuhanzi rero w'umunyamerika David yatawe muri yombi akekwaho kugira uruhare ku rupfu rw'umukobwa w'imyaka 14 wari waraburiwe irengero umwaka ushize. David Anthony Barker uyu nguyu yafashwe n'inzego za polisi zo muri Los Angeles ku wa 4 w'icyumweru tusoje. Polisi ikaba yatangaje ko akekwaho uruhare mu rupfu rwa Celeste Liver
Jose Hernandez umukobwa w'imyaka 14 wari warabuze nyuma y'uko ibisigazwa by'umubiri we bibonetse muri imwe mu modoka ya Tesla zifitanye isano naho uyu muhanzi atuye. Abunganizi ba David bakanye ibyo aregwa, bavuga ko nta bimenyetso bifatika bihari byerekana ko ari we wishe uwo mukobwa. Bavuze ko kugeza ubu nta cyaha kiramuhama ku mugaragaro, ahubwo afunzwe kubw'iperereza rigikomeje. Ibiro by'umushinjacyaha byatangaje ko dosiye y'uru rubanza izagizwa kuri bo ku munsi wo kuwa mbere, ubwo ndetse kugira ngo basuzume niba hari ibimenyetso bihagije byatuma aregwa mu buryo bwemewe n'amategeko. Hanyuma rero ngira ngo ni naho nsoreje amakuru y'imyidagaduro nari mfite. Nkomeze kwifuriza ibihe byiza. Amakuru nakagaruka kuri The Tone Show, icyo usabwa nuko anda subscribe, duduye ibitekerezo, umanuka muri comment duduye ibitekerezo, ndetse ujye utubwira ati ndashaka aya makuru tuze tuyasengwe cyangwa se tuze tuyakugezeho. Hanyuma dusubira amakuru y'ubutaha. Njye nitwa Zanda, nitwa David, niyo mazina yanjye. Hanyuma dusubira ubutaha.